turamwakira, atuye muri twe, agendera muri twe, yicaye muri twe. Sema haleluya. Ubwoba n'ubwiki. Imana ishimwe ku wiki gitondo ciza Imana iduhaye. Imana ishimwe ku bamwe bwe mwese mwashoboye kuronka umwanya mukaza guterana, iby'agaciro kanini. Imana ishimwe kubw'ikaze mwaduhaye. Ni byiza kwakirwa, usibye ko hano atari ubwa mbere, si n'ubwa kabiri, ngira ngo wenda bwaba ubwa gatatu ngera hano. Ariko nanone turabashimiye kubw'ikaze mwaduhaye. Imana ibaha umugisha. Tunashimira uyu mwanya, ngira ngo umushumba yabivuze aha yakira, yavuze ati hari abo twareze natwe hari abatureze. Iby'agaciro kanini cyane ku bana n'ababyeyi batureze mu buryo busanzwe bwo mu mwuka no mu buryo bw'umubiri. Rimwe na rimwe iyo tugiye kuvuga hari gusanga biba bisa n'ibiremereye, ariko kandi kubyara ikidakura ntaca aba yarabyaye. Kubyara neza no kubyara ukura. Turabashimiye rero kutwemerera kwicara mugatekereza ngo tuvuge mwicaye, ariko kandi nuko mwabidutoje. Turashimira kandi ijambo ry'Imana tumaze kumva, rwose pe byamfashije cyane, ariko cyane. Ubundi mu buzima nta muntu uzunca imbere ntarimo nandika, niko nabimenyereye kubera gusoma Bibiliya, nayimenyereye nandika. Hari igitabo kimwe yavuze cyankozeho kabisa, cyankozeho, kiriya gitabo cya mbere cyanditse mu bwiru bw'Imana. Nacumvise cyane, ariko nacumvisemo ibintu byinshi, ngira ngo naje arampokeje n'indenga hirya, ndareba ukundi nza kubigira. Nahise nirukanka nje gushaka ibyanditswe bishimangira hariya. Ndatinze rero. Dusome urwandiko rwa mbere rwa Yohana, ibice 2, umurongo wa 12. Ariko cyane turasoma ibice 2, 12, 13 na 14. Haravuga ngo ndabandikira bana bato kuko ibyaha byanyu mwabibabariwe kubw'izina rye. 13. Namwe base ndabandikira kuko mwamenye wahereye mbere na mbere. Ndabandikiye basore kuko mwanesheje umubi. Ndabandikiye bana bato kuko mwamenye data wa twese. 14. Ndabandikiye base kuko mwamenye wahozeho mbere na mbere. Ndabandikiye basore kuko mufite imbaraga kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwe, mukaba mwaranesheje wa mubi. Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 2. Urwandiko rwa Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 2. Mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, abakuze abageze ku gakiza. Mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, abakuze abageze ku gakiza. Ndabakiriye nanje nubwo ndi umuvuga butumwa wa kabiri, ariko nanjye ndabakiriye mwebwe mwese. Nakiriye abanyeshuri nabonye twabanye ejo,
bo kuri kaminuza ndabishimiye mwakoze kuza. Nakiriye n'abantu bagiye kudukurikira kuri uyu murongo w'ikoranabuhanga, namwe murakaze, Imana ibaheze umugisha. Ngira ngo pastor araza kunandikira akandiko ambwira aho ndi buze guhagararira, niko kwiza. Ibyo kuvuga ngo umwanya ni wose sibyo, ampe akandiko menye aho ndi bugarukire. Mu mwanya bagiye kumva ngiye kwigisha gato ibinyuranye ntibinyuranye, ariko ni nk'umurongo twari mu murongo w'umwuka. Ese wowe ugiye mu mubiri, muvuga butumwa wacu yatujyanye neza pe. Nari kumbwira ngo iyo bareka ngo mbanze none ngewe nkaza guheruka kubera ko ibyanje mbaye numva bita tugiye kwiga amashuri 3 ducamo. Amashuri kwiga amashuri aranga umuntu acamo. Umuntu tamenywa ko yize kubera amasomo menshi yize. Amenywa ko yize iyo bamubajije amashuri yize, wa mbere wa kaminuza, wa kabiri, wa gatatu, nuko niko biba bimeze. Iyo tuvuze amashuri, ishuri tuba dushatse kuvuga iki? Ni ibintu bisobanutse. Ni ahantu tuba tugiye kwigishirizwa amasomo atandukanye. Iyo bavuze ngo umwana reka ajye ku ishuri, aba agiye kwiga amasomo atandukanye. Kandi muri ya masomo ntasoma azashika ngeretse umwana w'ikigabo gito niwe ushobora gushika akavuga ngo aya ngaya we ntayi. Ariko iyo umwana agiye ku ishuri, aba agiye kwiga amasomo yose azazanirwa, akomeye, agoye, amusaba gukubitwa, amusaba gupfukama, amusaba gushira amaboko hejuru. Uko biri kose agiye ku ishuri agomba kwemera kwiga amasomo. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, iyo agiye kuri iryo shuri ategerezwa kumenya amategeko y'iryo shuri, akamenya amabwiriza y'iryo shuri, akamenya n'amahame y'iryo shuri. Ni bitatu bidahinduka: amategeko, amabwiriza niki n'amahame. Bidashoboka ntaje kuri icyo kigo. Tibyorosha ariko nuko iyo tumaze gukizwa rero, Imana idashingiye kusa nuko umeze nuko ungana n'icurico ni oya. Iyo iguhamagaye ugomba guca muri aya mashuri. Ntawe bitirira ngo yarangije kaminuza atarayize, ntawe babwira ngo yarangije wa kabiri atarawize. Ni ngombwa ngo wige kandi ubutsinde ubuvemo, bavuge ngo warangije ishuri. Iyo utarirangije uburirimo. Iby'Imana si ubukezo, ndi twavuye hanze gusa ngo tuze turyame. No, twaje kwiga. Ngira ngo hano hari abadata bari hano, natwe twarabyaye turakuze. Ntawabyaye ngo apfe guta umwana gusa ngo nuko. Wa Yesu tubona ubutware dufite ubuzi. Iyo twizeye amagambo ye nguko yayatubwiye, uko yanditse, apana uko twisobanurira twebwe, apana uko tuyumva. Ku ishuri ndi wiga uko ushaka, wiga uko umwigisha agira gute ashaka. Simwe bari bavuga mwakerewe, simwe ubundi mwakerewe muhamugiraho. Ibyo uko mbivuze birasekeje.
cyo gituma iby'Imana byatunaniye titwanabimenye titwanabishoboye nuko tuzatwumva gusa ruko nuko gusa ishuri ntawuza wigira uko ageze ngo arazi igihe ashaka ibi nibyo byatumye mubona itorero ritagira imbaraga umunyeshuri yacere wazasubirayo uyu nguyu wayoboye iyo avuga ngo ntaririmbe hariho abantu bakomereka buriya ngo ni gute yabaretse ngo akicaza baririmba cyagomba kubicaza ahubwo n'ubundi no gutaha iyo bari bataje ko muraseka ni nkaho bisekeje ishuri wabisetseho bira iyo twizeye amagambo ye nk'uko yagize gute yanavuze twaje kwiga hano ni mu ishure iyo bazanye ijambo ry'Imana tuba tugiye kuryigeraho ukireba ese niko bimeze reka kurisunikira ku bandi nirizoza riza riri mu wakangaye tugiye kubisoma bari akera namenye ishure rya n'abandi nyine basa nuko baza bashika saa 4 twatangiye saa 2 n'igice saa 3 akaza saa 4 wamenye ishuri arimo tuzubona umuntu akiri kuri prime umwaka wa mbere azazi igihe ashakiye reka nze mbisoma reka mbabwire ishuri rya mbere abari ababa mu ishuri rya mbere kandi ndabisoma n'ibyanditswe mu buryo bwiza ni gwenda ndahekera kuri iri rimwe amashuri ntatatu umwanya nugira ndavuga ayo iryo rya mbere gusa nusanga utaririmo wararivuyemo Imana ihabwa icubahiro nusanga ukiririmo timwageze mubona mwebwe igihe cyo muri Kongo diplome nubwo umuntu yasubiragamo 7 8 tibavuga ko ari umudiplome kandi asubiyemo kenshi bati ngo yatsinzwe kandi irya mbere ngo yatsinzwe kandi akabiri irya gatatu irya kane irya gatanu irya gatandatu gusa ndibuvuga ngo ufite diplome bagapfa gukubita ngo akarata uwarase nyine ntaba yarase tugira abantu mu rusengero barase babayeho bararase gusa nuko barata kigice ndibuze kuvuga reka mbanze nsoma habuze ngo mumere nk'impinja zivutse vuba mwifuze amata y'umwuka adafunguye abakuze tugomba gukura k'umunyeshure nukuva mu ishure akinjira muri kandi ikintu cyantangaje ku ishuri nukuvuga ngo ugomba kwiga ry'amasomo yose kandi ukayatsindaho iyo utayatsinzeho hari iryo bazakubwira ngo urasubiramo kugira ngo ubone uburyo ugira gute winjira muri mu nzu y'Imana nta somo ritakureba taryo barakubeshe nimba barakube ngo hari bitakureba byose birakureba ngabuje ngo ibyo ndibinde bireba abandi ibiki bitakureba ngaye mbwira ibyo mu nzu y'Imana bitakureba gushika kare ndibikureba kuramya Imana no guhimbaza ndibikureba gutanga ntibikureba wewe icya 10 ndikikureba wewe wagezeyo amasomo yose arakureba kandi uzayabazwa nitugera kuri biriya bitabo uzayabazwa duha Imana icubahiro nico ngiye kukivugaho gusa duha Imana icubahiro umuntu agasa n'uwagagaye amaboko ashaje afite imyaka mike nta ngorane yifitiye yaje anyoye icyayi yanari hariho n'abandi Imana yahaye apeti baza bama barya mu gitondo mu bugari akamarya tawe ibi ngo imigati zimunanira akamarya kaza yariye kuzamura amaboko yaje ariye arahaze akananirwa
umuntu wese ufite imyaka ingana yanjye ngewe nanjye ko ndarenza 55 narayirengeje ko ndayirenza uwo ngoga we ndiyondera ubwoba notera ubwoba naba bamuze nawe uri munsi yanje cyangwa tukaresha unaniwe kuzamura amaboko no gukurikirana habaye iki abandi bose no bakutaho ariko abo turesha sinokorohera mbaye nkumenye muzobaza amakuru y'igisirikare hari umuntu abantu bagiye mu gisirikare hari isoma azashika akavuga ngo ntarishoboye yovuga ngo wenda abyuka muri ukerera ngo arakoze akavuga ati nje simbyuka muri burakeye ngo burakeye ngo iragoye ngo njewe sinayishobora ariko turabasirikare beza kogejwe mu maraso umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi imbaraga ze dufite tuzababona urebye ugenzuye ukitegereza uzubona Yesu ni komanda wawe tugaruye mu bwenge tureke kuja mu mwuka ko turigaga n'amasomo iyo urebye wowe ukitegereza neza uzubona Yesu ari komanda wawe wewe taza sinzi Bibiliya bangwa Imana iri n'ubwoko bwayo ngo ntizigira tizisinzira ntizihunikira uzuryama kuva saa 2 ukabyuka saa 12 kandi wanabyuka ntuzi usenga ukavuga ngo reka uvuge make dukure ishure rya mbere ni ishure ry'abana bato ishure ry'iki y'abana bato ngiye kubabwira ibibaranga abana bato ngiye kuvuga saba imyaka sibo ngiye kuvuga ngo umuntu afite imyaka oya n'abana bato mu by'umwuka n'abana bato mu by'agakiza akaba arashaje afite imyaka n'imyaka ariko umwitegereje ukabona yaragwingiye akagwingira kugwingira ndabivuga n'ejo timuzi kugwingira bamukecuru avuga ngo kari akana karagwingiye azarya ariko yaragwingiye yaronse ariko karagwingiye karumye akabiye usanga afite umutwe munini erega biroroshe kureba abakristo bagwingiye tibirinda ngo tubande tuje mu mwuka kuko n'ubundi Bibiliya iravuga ngo abanyamwuka ndawuzi barondora ngo ariko bo bazagira gute bazabarondora byose abanyamwuka usibye ko bunyine bisa n'ibyataye agaciro iby'umwuka ndibikibaho kurangira ngo biracyavugwa hasigaye havugwa iki kwiga ubwenge ubumenyi ubuhanga igitangaza iby'umwuka ndibikibaho barabirwanije barabirwaniriza ubusa biriho byabayeho bizahoraho ntibizabinyeganyezwa wonyeganyeza Imana Bibiliya bangwa Imana n'umwuka ngo n'abayisenga bakwiriye kuyisenga mu mwuka sema amen abantu baragwingiye ukareba imyaka ye amaze mu nzu y'Imana ukareba igihangararo cye ariko bamwitegereza sema amen umwitegereje neza utomenya ikibuze mu itora umuntu utomenya igikenewe mu itora mwamara mwaza gutanga ubuhamya bwa fraude gusa kuko napfe ngo yigiye mu kagogo gusa nakwe yiga ngo avaye ngo yiga ngo kuri nani ngo yiga amashuri ngo yibanze ngo arabe mwumve nk'ibyo kabiri yakuriya imbere y'Imana erega n'imbere y'Imana biriya hari amanota bigira imbere y'Imana ngo nigiye mu kagogo ngo ndangije ndamanuka ngo njibuvira ngo mvuyemo ngo nja bakuri inzira ku murima tanavyo bazavuga narababwiye ntibakavuga bazavuga amashuri ya Bibiliya nagiye kwiga Kalema kaza ngenda inzira yose naragowe kabisa
bya bibiri nibyo bazavuga, niyo mateka. Naho ibya primaire na secondaire aho nabyigiye bazabireke. Umuruho narushengeye kwiga Bibiliya gusa. Kurya nagatorera nzambe, tuba twabuze ibintu tuvuga tukavuga gutyo. Kandi ngo yari umworozi ngo n'umuhinzi. Uzogira ubushakashatsi twumve ko n'icyo gitabo nacyo kiriho mu ijuru ko cyanditsemo ubworozi n'ubuhinzi, turebe ko byafasha. Iyo nicaye batamuhamye inzande uku turi bazima, uyu ni umukirisitu cyangwa reka twitonde. Bibiliya ndizinduka ngo nitwizera amagambo ye nkuko yagize gute yayavuze. Ngo sabavuga ngo mwami mwami, sema haleluya. Keretse ngo bagira gute abasurige nimeya, abasuzi cy'ijambo ry'Imana. Nitorero nitwosohora abantu, nikujya baza bavuga ngo n'urushenga bitaho ngaho. Nicyo gituma abantu badakura. Uramukoraho bavuge batari kuri hano noneho n'umupastori. Ariko hariho abantu bamwe twosohoye bakabanza bakagenda bakaza kwiga. Mbara ahantu baje kwigira Imana ko biba byabananiye. Haleluya. Kurumva siri jambo hari haleluya. Umuntu nugutera imwimwe. Kuba umwana muto mvuze si imyaka, ni ukudakura mu by'Imana. Jo bundi twariko tuvugana musaza umwe wigeze ngo kubwiriza yitabye Imana, ngo yaravuze ngo biragoye ngo umunyamwuka kuyobora abatari ab'umwuka, ngo biragoye umunyamwuka kuyobora abatari ab'umwuka, kandi biragoye umuntu udafite umwuka kuyobora abanyamwuka. Ibyo jambo abanyamwuka basigaye bagerageza ngo bajane, bakamakubwira ngo witonde pastor, ngo ujane n'abantu ngo uko nguko tujane n'abatari abanyamwuka, tujane kurumva biho. Ariko wewe wo jana hari w'imfura, nawe uri imfura, ukemera kujana n'abatari imfura zihari. Ibyo muri mukuvuga ngo niturekere gutyo, ngo birigi turekere gutyo bigende gute? Nicyo gituma habaye uruvange. Tawe ukamenya ngo ari umuririmbyi wa Kongo ngo yararirimbye aravuga ngo yagiye kureba isi, ngo ayisanga mu rusengero, ngo agire gutyo asanga isi iri mu rusengero, ngo asubire gusohoka hanze asanga itorero riri hanze. Aravuga ngo ndahonja, reka ngume naha hanze kuko n'ubundi hari itorero. Usome ijambo ry'Imana. Abana bato mu basore harimo abana bato, mu bahungu bato harimo abana bato, mu bakecuru harimo abana bato, mu bapapa harimo abana bato, mu bavuga butumwa hari abana bato, mu banyamasengesho hari abana bato, yewe mu nduma hari abana bato batakuze bagwingiye mu ijambo ry'Imana, mu mwuka, mu by'umwuka bakagwingira. Bashaka ibiryohera abantu bamererwe neza ngo badasitara. Hanze undi muri mu gusitara. Bibiliya ntizivuga ngo bazarisitara aho bazagira gute. Kahando Bibiliya ivuga ngo bazagwa ntibazagira gute. Yampaye kadata nije wahandisa aho ngaho, nindabwiye ko baza barisitaraho abaza mbega Yesu we umusitaye undi byoroshe uzobaza amakuru yiwe. Dusome ijambo ry'Imana. Bakorinto ba mbere, rwandiko Pawulo yandika Abakorinto ba mbere, ibice 3 n'umurongo
wa kabiri n'uwa gatatu. Umuntu umwe adufashe gusoma, sinzi igihe nari ndi hano umuntu bari kudufasha, umuhe mikrofone asoma iravuba vuba. Rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba mbere ibice 3 umurongo wa kabiri. Abakorinto ba mbere, rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba mbere ibice 3 umurongo wa kabiri. Nabaramije amata woni Pawulo yandikira aba bantu b'Ikorinto aho, sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye, sinigeze mbagaburira ibyo kurya bikomeye, kuko mwari mutarabibasha. Narabitegereje mbona sino baha ibyo kurya bikomeye, muracyari mu mwaka wa mbere, mwari mutarabishobora aho, kandi nanone ntimurabibasha. Avuga ijambo ati haba n'ubu twari tuvugana namwe tabubaha ibyo kurya bikomeye, ndi murabibasha, muracyari mu wa mbere aho, kuko muri abakamere, ubwo muri baracyari bande abakamere aho, ubwo muri mwe harimo ishari n'amahane aho, mbese ntimubaye abakamere koko? Ntimugenza nk'abantu? Amen. Ese turi kumwe? Ni munamukerera nimba mwamaze gusoma. Ariko warangije n'uwa gatatu. Kuko ariko none ijambo rya. Ese turacyari kumwe? Muzi ko dufite abantu bari mu itorero tusigara dutinya kugira ibyo tuvuga kubera ubuto, ngo atarakara gasohoka. Pasiteri ngo ijambo yavuze ngo ryamye rinkomeretsa, ngo none ngo nshashatu soho. Ugenda aho bazabaguma akakuramiza amato, uzarinda upfa bakikuramiza amato. Urebe we uracabaha amata, hari ucyonsa mwe abana mufite muracabonsa. None muzi Imana niho bababwiye bataza bashuka ngo bakomere baba abantu bazima. Ubutumwa ko burasa naho buhaburura tawo bumenye uko bumeze, batari ko ninde wamutumiye na pastor twa bari babizi konse siko bashumba banohereje invitation, arayinohereje ndayifite ariko ndakibimvuze ko ndavuga bibiri. Kaniriye n'umuntu umukizani yari nanjye kuja ayo zanumunsi nzabageze zamuimbazanye nishimo. Arahezezwa nukwa iwe wanguzama. Sema haleluya, haleluya. Urugendo dufite twese turi ku ishure rimwe. Nimba utemeye amategeko y'iryo shure, ntiwemere amabwiriza, ntiwemere n'amahame, ntitwara tujana, turi mu nzira isi. Turi mu nzira zingahe? Zibiri. Wavuga ngo nubwo azoba ari umwana muto ngo iyo nzira ntazagira ute tazayiyo, nubwo baba baswa ntibazayoba, nubwo yaba umwana muto azagerayo. Abagenzi nubwo baba baswa ntibazayoba. Sibyo tsatuvuga ngo abyeyi bacu ngo ntibize ngo ntibaciye ku ishuri, mwari ahubwo umuntu akwiriye kubagirira ubwo mwebwe ahubwo turi bipfu.
gushira ku ishuri mutarize kandi ugakubita umwana unaje ku ishuri. Kandi aho mwaraminuje murasura kandi murarenga. Umuntu akarangiza primaire ngo urarangiza ngo narya yandi ngo se ngo kera wayarangije ngo umwana wa naka ngo ko yavuze ngo agezanga genda akamenya kubyuka mu rukerera amushakira utwo kurya kugira ngo agende ngo ndacerwe. Mwebwe ngo nubwo azoba arabaswa iyo nzira sema haleluya azayiyoba bakira gusa bararangije amashure. Sindenza n'umunota. Abagalatiya cyo cya 4 murongo wa 1 n'uwa 2. Bana bato nimara ndavuga ibibaranga gato. Rwandiko Paulo yandikiye abigalatiya igice cya 4 n'umurongo wa 1. Cya 4 murongo wa 1. Yeah. Ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira ico atandukanaho n'imbata. Ndacyatandukanye n'umukozi umwana mwishure ariko birizi ryo hadi ya mbere. Umuragwa umuntu uzabasa muragwa iyo akiri umwana angana niki n'imbata angana n'umukozi. Ndibo musigira ifunguzo z'inzu ahubwo bodisigira iki imbata. Batingiza ifunguzo umwana usamuragwa niko bizabimera. Buriya hariho abantu bimwe ibyabo batagomba guhabwa ibyabo kandi bari bafitiye uburenganzira. Kubera iki? Imana niyo va kukubitsa ibintu byayo ibona utamva. Ibiguhe kugira iguhe amasengesho yo kuryamisha mu ishuka ishiri usfata indi shiri imatoro yiryame heri ishire usuruguriye. Umuntu w'umunebwe kera mugabo w'umunebwe yazama vaga ko ngo umuntu azama ngo atyaza umupango ugashira we niki cyashize. Nguriya muntu nawe ngo ameze ndaharetsa bageze mu cubugani ngushaka korora inka ngo agira gute naryama hasi zikagusanga ku buriri zikaza zibyarira aho ngaho imbere y'inzu nta twatsi twarashize ni zirishi gitaka nizimara zazibyara umunsi ku munsi. Gawe singa ngeretse ari amapepo. Ingizi kaendiriyo wakajani rurenge hadosbirano nuko guko ingi kazibyara umwaka waje kureka birabyaye umwaka yakubita imyaka 5 inga 10 yazanye zikaba ziri mu 25 undi warasigaye hari yaguma gupfuna gusa ngo abandi ngo umugishe yagiye kuzishaka. Bababwiye ko iby'Imana ari byo gutora ifite ahantu biri ugende we utora uzana. Birashakwa gusenga kurashakwa gukora birashakwa zera birashakwa inezi irashakwa urukundo rurashakwa biza umuntu azabiharanira akabigeraho. Iyo umunyeshuri yize neza akiga agakurikirana akazabyuka saa 8 saa 9 agakandagira mu mazi byanze sema amen. Aratsinda. Samuragwa iyo akiri umwana muto azamera ngo buriya hariho abantu bamwe uzusanga aho yavuga ngo yarose ngo abantu bamukandagiye hano ku ijosi. Hariho abantu bazavuga gutyo ngo yabona ngo imbwa imbwa uko imbwa zo iza kundya ahubwo simfatwe n'umwuka ngo mvuge mu imiryango imbwa zizi wanje kugira hari icumbi y'imbwa. Ngo imitsi ijosi kiramurya ngo ariko arota ngo kazabona nko abantu bamukandagira barareka kugukandagiraho nubundi batinze.
barekeri ko none umuryango ukinguye kuri umwana muto umwana mutoya hari to mukingurira ninde wote bokubera ngo hari umwana muto gatinya kwinjira muri yo bokubita n'umuryango ukawinjira ukawumena kuko uzi ko ntakurwanya ni aranashikanari byo biri abana bato bose usanga akarira atuye harukurira kandi usanga musangiye ikibazo none akaza ngo ese wewe ngo ni gute wihanganye uko nza mbona ngo ukomeye ngo kandi baravuze ngo ndi turi mu ishuri rimwe harayo twatambutse twebwe ese ko birumvikana aho wari utararangiza hasoza ariko ndabavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana muto atagira ico atandukanaho n'imbata nubwo yaba ari nyiri ibintu byose. Amen. ariko murumva kuba ibintu byose ari byawe samuragwa tubimenye ko ari byawe mwaririmbye iriya ndirimbo imwe mwaririmbye urasoma banzureke gusoma wari kusoma biriya babagira muheze mikrofone kubwira indirimbo sinica ye mukagera undarenza sindenza n'umunota kandi ndabiziga muri methodiste ni gahunda nta bintu byo guharibisha ibintu methode ya ndirimbo yafashe imigisha yose imigisha yo mu bumana ibumbira muri Yesu iramuduha yafashe imigisha yose imigisha yo mu bumana ibumbira muri Yesu iramuduha yafashe imigisha yose imigisha yo mu bumana ibumbira muri Yesu iramuduha kuko kandi ushiraho urebe uryo karepeta uvuge ngo yafashe imbaraga zose zo mu bumana izibumbira muri Yesu mwimarikira gutira yafashe imbaraga zose imbaraga zo mu bumana izibumbira muri Yesu iramuduha yafashe imbaraga zose imbaraga zo mu bumana izibumbira muri Yesu iramuduha. Haleluya ndaribaza ubwoba tugendana ubwoba tugira ukaryama ntusinzire kandi uvuga ngo utunze Yesu Imana yarafashe imbaraga zose sema amina witipati zo mbaraga ngo imari zibumbira muri Yesu ngo imari iramuduha turamwakira atuye muri twe agendera muri twe yicaye muri twe sema haleluya ubwoba n'ubwiki ikizakubwira umwana ni umunyabwoba atinya n'icyo atarakwiriye gutinya kubera iki tazi icyo afite abantu batakiramukanya uriya ni umurozi ntumuramutse Yesu watumye kuri Herode aravuga ngo mubwire yambwebwe Herode imbwebwe babwire yambwebwe Herode abafarisayo barimo abanditsi abanyabwenge basaze musi muyigeze kubabwira ngo mwabana b'inzoka muninde babwiye ngo umuhungu umujinya w'Imana ariko ye tashi wasize mwe wadusize takigenza ndeba naje mwabana twebwe turi mu gutinya abana b'abakobwa twananirwa kubabwira bari murebe uriya bwana bw'ubukobwa tukabutinya n'ubwana bw'ubuhungu ukaza sinzi ukuntu baba bigize tukamaduhera ngo ndawo bakoraho tukamaduhera ngo ame ukane ngo muze mwitwara neza wamubwiye ko azayitwara nabi unatwa ngo twagiye twitwara neza ndimo uzubona nitwara nabi wabwiye wabubwira Paro ntigeze gutuma aravuga ngo numvise amakuru ngo uyu muntu wakoze icyaha ngo n'abapagani ntibogikora siko bibiri zivuga nzosange mwamukuyemo uracabona tutengamuze twebwe twobakoraho twebwe twahwereye
byinshi umuntu yofa kigori kimwe nanone abantu bakakirya umugoroba umwe kikarangira umuntu akazahungura umurongo umwe abana bakarya ikigori bakavuga bati twakiriye churches gutunga ibifuma ariko aho hantu mbavuze neza yera ndahasobanuye none se abana bazava mu ishuri gute utayibabwira ngo wewe kabiri na kandi kabiri umwana aravuze ngo ni karindwi umurekere gutyo ni karindwi mwokagira imana ibyo umuntu yobireka umwana aravuze ngo kabiri na kandi kabiri aho kuvuga kane avuze karindwi Imana itugirira imbabazi Imana idutabare mwuka wa Yesu Kristo uze muri twe duhe kumva ijambo ry'Imana duharanire guhinduka duharanire kumva no gushira mu bikorwa kandi Bibiliya yaba ngo dushobozwa na Kristo uzuduha imbaraga hari ibintu tutishoboza ariko tukemera iyo twemeye Kristo azadushoboza iyo twinangiye ndibikunda Imana niyo ya mbere itazisunika umuntu izi uburenganzira ikakubura ngo aya mazi timona ko banshiriye amazi angaha nsubire nsenga Imana ngo Mana mu izina rya Yesu Kristo ngo ushoboze umpa imbaraga zo kunywa aya mazi mfite akanyota bayazanye sinumva umuntu usenga ibyo kurya biraho apetira aho ibintu byose biraho wavuge ngo duhe imbaraga zo kurya ibyo kurya keretse urwaye iyo umuntu arwaye niho azasenga ariko atarwaye ari muzima ni anava marche nukuri wasoma umurongo wa kabiri somo wa kabiri yabuze iminota ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se agategekwa akayoborwa na bya biso ngo kugeza igihe Imana izi kureba ikakwitegereza igaceceka ikakureba igaceceka yareba ikareba uryo utera intambwe ugatera intambwe wagera imbere ikavuga ngo aho ugeze sema amen aha ngaho ugeze aha ngiye kugira gute ngiye kukwegurira ibizanyu ibiguhe uje kubiharibisha iguhe ubutunzi bwawe uje kumena gusa n'ubu ndacyashaka Imana sindayibona neza ndacyarimo nshaka niruka sindaruha nikoraho n'ubu ndacyangerageza kayibaza ndesuri ko nakubuze n'ubu kandi sindi mukuru ariko aho ngeze urabona turi bato urebye cyage cyo mu kagogo utangiye abangaba ni bakorege twariganye uyu nawe twariganye ariko ari ni mukuru twebwe twiganye yari mukuru twari abana twari bato rwose nako twarabanye kandi igihe twabanye narasengaga nari narahwereye cyagiye kurya nabaga mu ndaki yo gusenga nageze nceceka gusa kiyunamisha ariko kurya byazuba ryo muri sanga byari byaranishe panje gushaka Imana naje gushaka Imana nari naje gushaka diploma ariko mpashaka n'Imana nawe urebe cyane kandi n'ubu sindayibona neza sindayigeraho nuko reka mvuga aya magambo soze mu minota 4 ibindi tuzabivugana igihe nzasubira nkagaruka Imana nitanga umwanya icyambere aba bana bato ico bazi ko bababariwe bamenya ko bari abanyabyaha bakababarirwa hirya y'ico mwe tukababwira andi makuru narababariwe subiramo narababariwe nico gituma nzamushima avuga
mu mwaka wa mbere bazi gusa ko bababariwe tabi baba abanyabyaha barababariwe. Nico bazi akomeza mureka kumbona undi abizi ko wakijije ninde utarakijije. Umwari mu mwaka wa azatsindwa bamubaza ngo yabaye wa mbere kandi yatsinzwe. Mwana umwe yaravuze ngo yafashe gusa ngo izero isaramu yatari kubafashe izero ngo n'ubundi nagerageje. Yagerageje wa mwana we ngo yagerageje mwafashe ubusa. Bari umuntu wamwakubwira ngo ho n'ubundi ngo nzangerageze ngo nje uzusenga ngo buri cyumweru akama kubira ngo Anastasia ngo azasenga ngo mu kwezi agasenga kabiri. Bana azanye Anastasia ngo ko we ni igitangaza ngo azasenga icyumweru. Zaburi mwandiki cyanditswe Zaburi 103 n'umurongo wa 11 n'umurongo wa 12. Zaburi 103 hasome basi icya kabiri bazi ko Imana ari se, Imana ko ari se gusa. Icya mbere nuko bababariwe. Icya kabiri bazi ko Imana ari se nta bindi. Bandusome Zaburi 103 n'umurongo wa 11. Zaburi 103 kuko ijuru ryitaruye isi niko imbabazi agirira abamwubaha zingana. Nkuko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera, uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu. Nuko abana bato bari mu mwaka wa mbere aziyama kubwira ngo imbabazi z'Imana ngo zirarenga ngo nibwo no kwibanga sambana ngabe ngo ndangorane. Uri mu mwaka wa mbere hari ibindi bisabwa, hari irindi shuri ugomba kugeramo ukamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Muraza gusoma Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 13. Gutegeka kwa 2:5-16. Bazi neza ko yuko Imana ari se. Bene aba bana yumvira satamwumvira amwubaha atamwumva, icyo azi gusa nuko ari se. Birumvikanye icyana cy'ikigabo yokorera se na nyina atobakorera. Iyo umubaje ngo siso nini ngo ni mudaherana wagipfu ni mudaheranwa ukora iki? Ikiduhuza kirahari. Tunumvira tunubaha ndagutuma ntumwe kakubwira ibyo ukora ntumwe uri umwana wanje. Abana mu mwaka wa mbere bazi gusa ko Imana ari se, ibindi ntumubaza. Iyo ugiye kumubaza mwambwiye gusa none ngo atanga icacumi yo kumerera nabi. Hasoma gutegeka kwa 2. Mwandike na Yohana wa mbere, urwandiko rwa Yohana wa mbere ibice 2 n'umurongo wa 24. 5:16. Ubahe so na nyoko uko Uwiteka Imana yawe yagutegetse, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha uboneremo ibyiza. Amen. Umubyeyi si ukwitwa umubyeyi gusa. Umubyeyi nuko ugomba kugira gute kumwubaha. Twubaha Imana niba dushaka kuramira mu gihugu ngo izakiduheremo amahoro. Niba dushaka kugira amahoro mu nzu y'Imana twubaha iki? Twubaha Imana data, twubahe n'ababyeyi. Imana idushoboze, Imana idufashe, umwuka w'Imana atuzamure tuve mu ishuri ry'umwaka wa mbere twinjire mu mwaka wa 2 kugira ngo tubashe gutahura neza iby'Imana. Imana ibaheze umugisha. Amen.